kubera ko umuntu yapfuye kubera amarangamutima yacu ryirengagiza ibyo bakoze, nibamara baze bahagarare hariya bavuge ko yari umukirisitu, nta kibazo yari afitanye n'ikanisa, yatangaga ibya cumi, yatangaga amaturo n'ibindi, nibyo muba mushaka ngo jewe si ibyo nashaka ko bavuga. None washaka ngo bavuge iki kandi atarubasha amategeko y'itorero, bakamugenderera akanga, bwaca bagasohoka bakamugenderera ubwa kabiri akanga, bakamushyira hanze y'itorero. Ahubwo mwebwe icyo mwashakaga, ubwo ndavuga abanenga pasitori n'abanenga ririzi, ni abantu bashaka ngo ririzi igendere mu marangamutima y'ikinyamurenge yo kuvuga ngo twabuze umuntu, noneho birababaje, reka twororose twirengagiza ibyo twakoze, hanyuma tumukorera imihango. Icyo bisobanuye. Reka nkubaze kino kibazo. None tuvuge urugero, ntanze urugero, nsengera mu itorero rimwe na madame wanje. Yego. Ngiranye ikibazo n'itorero nyine nije batenze. Noneho ngezaho ndapfuye kandi mpfuye nyine ntireze ku itorero. Hanyuma bakaja kunshingura. Kandi madame nawe abazwa muri rya torero. Sibyo? Yego. Mu gihe cy'ikiriyo nko kuri iriya etape nyine bari bagezeho. Yego. Zokorwa gute? Bavuga ngo kubera ko nari naranze kwihana, nari hanze y'itorero, ntacyo bankorera, cyangwa baba habihanganisha madame. Ntabwo ndagera mu gutanga ubuhamya. Gutanga ubuhamya itorero yovuga ngo uyu muntu uko twari tubanye mu itorero twari twaramutenze ibi n'ibi. Ariko ndavuga noneho gukomeza abasigaye. Aho ngaho niho ijambo risomerwa, niho baririmbira, bagakomeza wa muryango wasizwe. Noneho kandi bageze mu gihe cyo gutanga ubuhamya bwiwe, itorero rigafata umuntu akavuga ngo ubuhamya bwiwe n'imbara amakosa yakoze yanze yinangiye bakayavuga. Rero ndio nonagaye. Ico nemezanya nawe 100% nuko abapastori bagomba kumenya ko biriya bikorwa hariya byose umuntu yapfuye tibikorerwa uwapfuye, bikorerwa abagihari. Ico nico nemera, ari ijambo ry'Imana dusoma ryo guhumuriza abasizwe, ntabwo ari ryo kubwiriza uwagiye. Ico naje ndacemera 100%. Ariko mu itorero nigeze kubona iwacu umugore ahantu, rero sini wacu ariko ni nako binagenda n'ahantu henshi, wenda na hano wasanga ariko babikora. Iyo umugore wa kabiri abyaye umwana si umuziranenge, kibaza bemera ko amubarikisha, ahubwo mukeba we cyangwa se undi muntu akaba ari utambutsa wa mwana bakamubarika. Bivuze ngo uyu muntu ntidusanga iyi myizere, ntacu twokorana nawe, ntacu turi bumukorere, ariko umwana kumubarika, kumuhesha umugisha, ibyo undi muntu akamutambukana akaba ariho bikunda. Wenda mu mategeko nimba tuvuge ku rugero nimba ryo tegeko ryari rize rivuga ngo ariko tuvugisha ukuri ukira aho ngaho, we wumva iyo myizerere yacu idapfuye, urumva nta bujiji wumva aho ngaho ubuhe ubwo bwo kubarikisha umwana, cyangwa se ugasanga umukobwa aratwite bakamubwira ngo turagutenze nguzagaruke warabyaye. Uko se muba mukoze iki? Mutenze yandase cyangwa mbese gutengwa? Sinumva habe naho baruvuze ngo bagomba kuja muri indi kanisa. Ese bari kuba babatenze muri rilizi bakaja muri iri torero kandi batenzweho?
iyo bagenda nko mu rindi kanisa ikanisa ryo ryare kubyiga wenda bakavuga ati twebwe ibi ngibi nimba barabajije gushamburiya twebwe gushamburiya ntituzemera nk'icyaha nibaza noneho bakaza bwa butengwe bugateshwa agaciro cyane ko ba nyiri bwite nta gaciro babuhaga nta mitima ibacira urubanza n'ikanisa rya bakera naryo ritabaciriye urubanza uriya munsi noneho iyo bigeze hariya ku maziko barahagurukaga bo bakamuhamya bakamuvuga bakamushingura nyine muri buriya buryo bwa gikirisitu iki ni cyo mvuga ariko wa mugani tubazanye waba Claude kubera iki nyine umukobwa aza akora icyaha bakamutenga bamara kuvuga ngo bazumubabarira ari uko yireze ese bihurira hehe baba batenze iki none si byo nkubwira nyine ngo nubwo bashyiraho amategeko ngo ukavuga ngo reka dukurikize ku mategeko bashyizeho ariko nyamara ni amategeko yuzuye ubugoryi wakoresha common sense nimba ubundi icyaha kiba cyakozwe ni ugusambana sibyo ibi bindi byose gusa ni ingaruka hari n'abavugaga ngo uzagaruke warabyaye apana ngo wireze none se apfuye indi mwishe bazamushingura ngo ni umupagani none wose urumva ahubwo wenda abantu bo bidufasha muri komenti hari umuntu umwe nigeze kumva umubyeyi umwe yari umudamu yakoze icyaha arasambana amara gusambana bukeye aja kwa pasiteri arambwira ati pasiteri nakoze icyaha narasambanye none ga mushumba wanje mbabarira pasiteri ati wowe ukuntu wari umuntu twizeye mu ikanisa ati ndahamagara inama y'abapasitori arabahamagaje arababwira ati umukristo yaje kwirega iki cyaha ireze ntazababarirwa ati turamubabariye nagenda buce nyumaga wa mugore gati pasiteri burya agacacaha nagikoze caviriye mwinda ubu nyine mfite inda ufite inda ati turagutenza mbese ngo wanyumvira wowe nuko babaga baramutenza ko baratenga ingaruka ariko uwo mupasiteri ngo aravuga ati mu by'ukuri twarakubabariye ariko tugutenze kubera abantu urumva intege nke ziba mu makanisa tugutenze kubera abantu ariko ni nka kuvuga ati mu mitima yacu titugutenze kandi nta cyaha tukubaraho ariko kugira ngo abandi ejo nabo bazatinye icyaha turagutenze kandi tuzokubabarira wireze urumva nawe bene inshuti rero buriya twebwe tugira ikibazo nta rukundo tugira kandi biravanga nubwo wavuga ku ndimi nubwo wagira gute udafite urukundo biba ari zero kandi ikintu cya mbere cyatira abantu ni urukundo cyane cyane iyo uri umuyobozi nyine w'itorero iyo uzarebe habe n'umwana wawe iyo akoze ikosa akaba azi gusa ngo muzehe nta mbabazi angirira agakosa gusa gato nakose ni urushi wije ukuri ko umwana wawe azakura gutinya ariko ntazakura gukunda so n'abayobozi bacu niko bigomba kumera nimba hari intama yavunitse tusunikira iriya ubwira ngo wakoze kino kintu noneho gusa umujugunye ko ari we wari ukeneye yari akeneye no de police ngo umwegere umukande umwereke ko ibyo yakoze wakoze amakosa ariko uracyari umuntu turacyagukeneye Imana iracyagukunda yego birushaho no kumutera kwicuza yego naho kuvuga ngo wakoze icyaha none baragusunitse ni ukugutera agahinda kiyongera ku kandi waba ukemuye ikimuzo kure none se reka tugane ku musozo w'ikiganiro nkubaze iki kibazo
nimba umuntu ikanisa ubundi gushamburiya urabyemera? tukiri muri Kenya hari umupfurero wigeze kuza iwacu arara mu rugo ngo ni umuhanuzi. Warangiza araza atangira kudusengera, twari nk'abantu kabangahe mu nzu. Noneho tukabana n'undi mugabo umwe ngo ni reka ndeke kumuvuga izina. Yego. Aratubwira ngo nitwunama dusengere. Agenda asengera abantu bose, nyine buri wese agenda amunama, uwagezeho wese akamuvugaho ibintu. Yego. Noneho tukibaza buri wese karamugeraho kera Imana ikamubwira ngo ibi nguyu ni uku, kera akaba aramubonye. Yego. Noneho umusaza ari iruhande rwanje nyine we yari umuntu upinga abantu bashamburiye cyane, nyine abanyamasengesho n'ibiki byose. Yego. Noneho wa mufurero aramutambuka agera ku wundi, wa mugabo arampindukirana aravuga ngo ise uwo mugabo yitwaga ngo ni Ngaritwa. Aravuga ngo umunyaga w'umufurero ko tumaze. Ngo amara wa mufurero aramwumva. Aramuhindukirana. Atangira kumukubita inshyi mu mutwe ngo reka gushidikanya, reka gushidikanya. So kandi mu by'ukuri muzavuze byose nta kizima cyari kirimo. Nta kizima cyari kirimo. Ego. Mu by'ukuri hari abanyamasengesho twemera mu by'ukuri. Pe twemera bari seriye basenga kandi berekwa bakakubwira rwose. Ego. Hari n'abandi bihisha mu mutaka w'abandi cyane. Noneho habe nabiri bavanga ubuhanuzi ntimukabwange, ntimukabubwinga, ahubwo muzabugerageze. So ariko hari ibyo ubona nyine nawe ukabona biri too much. Yego. So habe nubwo wavuga ngo hari ibyo wabonye mu ikanisa, hari ibyo wabonye bitagenda, hari abarozi wabonye mu ikanisa, hariho procedure bigomba gucamo. Niyo mpamvu n'ikanisa rifite administration. Yego. So nimba hariya jewe kuri video uriya mugabo yatanze mbere yo kubatenga, nari kumwe na kabisa, mugende mu batenge. Ikintu cyo kuzana amacakubiri mu ikanisa ngo ukiterera hariya ngo uyu ni umurozi utuma abantu bangana. Kuko hari abemeraga ibyo uvuga, rero ukamushizemo umutima wo kwanga uriya muntu. Ibyo ngibyo rwose njyewe simbyemera at all, ndabyanga rwose ibintu byo gushamburiya. Wagenda mukabishamburiye rwose, nimba hari n'uburozi ari nje wabonye, wowe nsanga ku ruhande kamwe ati hari bitagendaga, twakubonye ibi n'ibi. Nimba koko ari ukuri nawe n'umutima wawe urabyemera. Ariko gusa njyaho nanenze nibiriya bakoze, naho byo gushamburiya byo birahari. Gusa se hari umugabo nabonye ejo bundi muri Kenya atanga amavideo avuga ngo tibibaho, ngo ni ibintu bya nimba ngo ari ibiki ngo z'amamaji. Ubwo nemezanya nawe, ariko nje nemera ko abarozi bahaba. Ariko nje uriya mugabo naramwemeye pe. Abarozi nashe simpakana ko batahaba. Ariko hari bigeze kuvuga ati ikose gikorewe mu rusengero bagomba gusoma ijambo kugira ngo bagire icyo bakoze. Kakuri iyo bagiye kuduha meza hari aho basoma, iyo bagiye kubarika abana hari aho baza basoma, iyo bagiye gushingura hari aho baza basoma. Gutyo noneho bakavuga ati ese muri Bibiliya nihe mwumvise bashamburiye? Nta handitse muri Bibiliya ko bigeze bashamburiye ahantu. Nimba hahari wenda njewe sindahasoma, wenda abantu bazohatwereke, ariko aho bafashe ibiheko barashamburiya barimba barabifata, ntaho twumvise. Keretse hari wumvise wewe avi yawe kumva ko bizakorwa nka gute? Icyo umwemereraho, nimba wemera ko bahaba, ni gute bo barwanya none nimba wemera ko bahaba? Njewe nemera ko gusenga birahagije. Ugasenga
nimba ari n'umuntu warwaye mukamusengera Imana ikamukiza, nimba ari ibindi mukamusengera, ariko biriya bintu byo kuja gucukura kuja kugira gute ngo ko murashaka utuntu n'utundi biriya nanjye izo ngizo simzemera. None icyo nagira ngo kubaze na Yesu yabwiye abantu ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakiri, ariko ntaho Yesu yashamburiye. ahubwo nagira ngo kubaze nawe nanjye izo gushamburiye kugenda bimba nk'inyabu ntabwo mbyemera. Tuvuge no uri umunyamasengesho mu ikanisa, yego urasenze yenda Imana ikweretse umwe mu bakirisitu aho ngaho nyine utameze neza kandi hari izo yangiriza, wabikora gute? Njyewe biramutse bibaye wenda tuvuge ku rugero Imana ikanereka ari umurozi, sibyo? Twosohoka nkagenda nkamureba, naba mfite n'urufaranga nkamwicaza ahantu tukaganira, nkamubwira ati yewe nyamara bavuze ko nako Imana yaneretse ko hari ibintu bitagenda utunze, none genda ubireke. Yemera kubireka akabireka, atabireka jemba nakoze inshingano zanje. Ariko ubundi biriya bintu byo kugenda bakimba ngo ko barafata ibiheko, ese ubundi baba babwirije uriya muntu arakizwa kubera ko babimushamburiye? Icya kabiri, abona ari ijambo ryiza uyu muntu yanditse hano hasi ngo kubera iki Imana itabereka ibyiza. Voilà. Ubona naje ahangaha Imana uciko cyo kubereka ibyiza, icyo kintu gituma mpinga abantu bava ngo baza bashamburiye buri gihe gusa, iso kuri kote negatif buri gihe gusa. Mvana ubuhanuzi bw'Imana kuko Imana itabaheze ibintu by'inkomezi byiza bibashigikira buri gihe bikaza ari bakintege gusa. No kubera iki uko no kuri ico naje nico nemera Claude. Wese urumva tuvuge nk'urugero turasengana je nawe wamara undi muntu wa gatatu akaza akabakubwira ngo muhirwa ngo ni umurozi, ngo ni uhawe kugira gutya, ngo ni uhawe uteza abana bawe ibibazo. Iryo jambo, iyo message iva ku Mana iyo kubwira ngo genda ukemwe bari abantu, Imana izi ko ibyo bintu. Umuvandimwe atanze igitekerezo ciza. Hari n'undi nigeze kubona ashaka kuvuga nimba wogarura iyo commentaire, iwe yavuze ati ibi bintu z'ibiheko nimba yabyisubujije sinzi nk'uko. Hari umuntu umwe ubwo ni ubujiji busigaye mu Banyamurenge gusa, of course iki tucemezanye. Uyu muvandimwe ibavuze ni kuko ino muri abangaba tuba nkino mu bazungu, ubwira umuzungu ibiheko aho n'abandi habe n'Abanyarwanda n'Abarundi ibintu byo gushamburiya biriya byo gushambura mu kanisa ntibabizi. Ni twebwe gusa tubigira, ese twebwe twumva ko natwe hari akantu katagenda cyane rwose. Hari umuntu umwe wambwiye, kandi yambwiye ari umuntu w'umupastori ufite n'umubishop ufite amakanisa. Yigeze ikanisa ryiwe rimwe riri ahantu, bigeze kumutumaho bati umwe akamuhamagara ati pastor Rabi runaka na runaka babaye abarozi. Bwaca abandi nabo bakamuhamagara, abandi nabo bagasaba bakamuhamagara ati uza amakuru runaka yabaye umuroziga, ndetse Imana yaratubwiye ngo ari mu kuroga abana bawe. Noneho bama bitana abarozi, amakuru akagenda akamugeraho, uca aragenda arabicaza, arangiza ati dukora inama. Hari umuntu wambwiye ngo hari umwuka w'uburozi wadutse hano. Babandi ati uwo mwuka urahari. Umwe
ati uwo mwuka urahari, hano hari abantu babaye abarozi pastor, urabizi? Ati kandi ku bamwe uri mu kubonaga biterera, uri mu kubona bagira ute, atari ko babaye abarozi. Abandi nabo ati uwo mwuka twarawumvise kandi nyine hano barahari. Arangize atungura uyu muntu ati wewe barambwiye ngo uri umurozi, kandi wambwiye ko uri umurozi ni uyu nguyu, kandi uyu nawe wambwiye ko uyu yabaye umurozi. Bose yamabashira hasi ababwiza ukuri kose. None arangiza arababwira ati none ubwo burozi wobuba uri umurozi ukayobega undi murozi mugenzi wawe, cyangwa wowe uri umurozi wamara ukaza kurega umurozi mugenzi wawe? Ati bimbi babwiye kugira ngo mbereke ko ibyo mwagiyemo ni amagambo yo guteranya n'umwuka wa Satani winjiye mu bantu. Ariko mugende mumenye kuva none sinkongere kumva umuntu upamagara ngo naka yabaye umurozi. Ico kintu wese ikibazo nanye mbaza none uyu mugabo nimba ari umugore ari mu masinzi avuga ngo ikibazo abantu bacu n'intinya amaso uburyo bose batinya kuzamagana. None se ko batazamagana ngo babituke nyine ababikora babamagana? Uzi ikibazo cabaye bakabivugira gusa ku ruhande, ariko kugira ngo uhagarare imbere avec autorité uzamagane. Turuzi uyu muvandimwe utanze iki gitekerezo. Ikibazo cabaye mu makanisa yacu nuko umuntu atangira ikanisa ashaka abayoboke, niyo makanisa dufite. Noneho muri kwa gushaka abayoboke ugapfa gukenera gusa kugira ngo ugire gusa abantu umubare kabisa, ugire umubare. Noneho uje wese nuzanye ibintu bidashinga kugira ngo utamutakaza ukagumiza gusuka mwiyegereza. Akavuyo kamara kuba mu ikanisa aho kugira ngo utagira uwo ubangamira ukagumiza gusukororosa. Nizo ntege nke zabaye. Ariko mu kuri guhari ibi bintu byo kwitana abarozi no gushamburiza abantu benshi babireka batinya ko abakristo babagenda. Ariko n'aba bayumbe ntiboroshe. Ariko umenye ko abayumbe nabo kuko hari ibintu bibuza ahubwo nta kanisa abayumbe bagira. Abayumbe bakorera mu matorero. Ariko hari abapasitori bamwe batinya ko nagira intambara n'abayumbe baramwita umurozi. Icya kabiri baracamo ikanisa, kuko abatari abayumbe ntibazabaca mu ikanisa. Ariko mukubwira kuri Patrick, ikintu cyose iyo uri mukuri, ikintu cyose aho nubwo wagiye abakristo babiri ikanisa rizarikomera kandi ntijyapfa gufunga, ukubera ko wabaye straight ugakoresha ukuri. Ahubwo nyine ni kwa kundi wavuze uzuri wawe gusaba kugana ukareba inyungu bafitemo. Nimba ari umuntu utanga ifaranga atanga icya 10 ugahita wirengagiza amafuti yiwe yose, cyangwa se ubwawe hari ibyo wikeka bigatuma nyine ureka abayumbe bagakomeza bagakora, ugatinya ngo nimbabuza nanke ibyanje barabita hanze. Uyu muvandimwe ngo ni Moise Mbonigaba yavuze ngo abapasiteri nibo bagomba kubyamagana. Ariko nibyo koko nibo bagomba kubyamagana. Hari abapasiteri bamwe babyamagana pe bakabivuga kabisa bakabivuga, ariko ababivuze hafi ya bose biswa abarozi. Kandi hari abatinya umuntu akabati aho kugira ngo ejo bazanita umurozi nuko akazibukira ugasanga ikanisa ryabaye akajagare. Ariko mu kuri kw'Imana jewe uko umutima waje uzumpamiriza biriya bintu byo gushamburira mu makanisa bazabireke. Biriya nta daboro ese ubundi nimba umuntu ari n'umurozi no mu ikanisa umunyamahanga n'Imana, ubundi uwo afite ubundi bwami. Ikintu cyose ariko ikintu cyose kigenda kimenyerwa.
turebe nk'urugero haramutse hari ikanisa hano rifata nyine iyo gahunda, hari nk'amakanisa utobikoramo aho nubwo wowe uri umuyumbu umeze gute, ariko kubera ukuntu uzi iryo kanisa utapfa kuzana ubwo bugoryi bwawe hariya ngo uje kubukoresha hari imbere, noneho ukaba uzi ngo ningera muri iri torero ijyeho nararifashe. Niyo mpamvu nyine korora imbwa kugira ngo korora imbwa ngo kudakubita imbwa byorora imisega. Yes, none kubera iki dufite amakanisa amwe dushobora gutangaho urugero ngo rino torero tiwojana nk'ubwo bugoryi, ariko muri iri ngiri wawujanamo. Ntekereza ko abapasiteri bose bamaze gufata decision yo kutemera ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego zobagora nyine mu gutangira, ariko nyuma y'igihe runaka bigafata, ku buryo niba hari ikintu uzi kabisa ko hari message yenda ufite Imana yagutumye, genda uhereze pasiteri azamuhereze uwo ireba, azamenye uko ayitransmita kuri uwo bireba. Numva muzo kuri byahinduka, ariko kubera ko nyine amakanisa yabaye menshi, niyo mpamvu je nashimye na biriya zo mu Rwanda zo guhagarika amakanisa amwe na the police aba menshi, the police nyine umwe avuga ngo hari nimba banyanze ndagenda muri ririya, naho nibanyanga gufungura irindi, usanga nabibuza akajagari mu zuko. Hari umuyumbu umwe nahoze mbona yahoze abwira abantu mu rusengero ngo mwabarozimwe, ngo dore ko baba bandeba ni kanisa, ngo ko barandeba, ngo ndabizi ko muhari. Kandi uwo ni umuyumbe uri celebre, abantu bemera uwo ni umuyumbe, ariko agahagara ku gatuti ukabwira abantu bene ayo magambo. None se ndi nko gufata abantu bose ukajeneralizaga abantu bose babaye barose. None se urabwirije se, ubabwiye Yesu se, ubigishije se kureka ibyo barimo? Ako kantu abapasiteri bagize intege nkeya kuri ibyo bintu cyane. No, ikibazo nje mbona dufite nyine abayobozi ariko batize education nyine yo kuyobora abantu. Kuko mu by'ukuri kuvuga ngo ufate abantu 1000 cyangwa 500 ngura umuyobozi wabo, ukaja gusa hariya ugafata umurongo wa Bibiliya ukawusoma gusa ariko utazi n'icyo usobanura, ukasobanura gusa muri understanding zawe, uko ubyumva gusa muri context yawe ushaka, ntabwo bigezweho. Ufata dukeneye abayobozi badufatira usoma Bibiliya umurongo ukawuhuza n'ibihe turimo twebwe cyane. Cyumva naho kumbwira ngo abanyesere ngo bamanutse umusozi ngo bika mu mazi, Imana ikata amazi barambuka hakurya bagera muri Kanani, icyo ni kuko bavuga imurenge. Nta kintu bimpinduyeho cyane. Umva ariko none se gerageza urebe igihe turimo, uko ibihe bigenda bihinduka, nawe ugomba kwiyadapta muri ya situation, ukabaha message heza abantu bawe uko witwara muri cya gihe. None nimba ubihuza na Bibiliya, ukabaga imirongo ya Bibiliya igiye guhura n'ibihe tugezemo. Yego, naho kudusomera gusa ama histoire nta kintu wamara ngo ndishiremo igisirimba. Reka kubaze Claude dusoza, hari umuntu nigeze kubona asirimba, akaza asirimba agira amaboko gutya, ahayatema, akagira gutya, akerekera mu bantu, akagira gutya nk'uwaho utema. Noneho nabonye uwundi nawe yasirimze akazagira nk'uku, akagira gutya. Ni kiriki nyine kuri iyo buryo si kiriki. Yaraga ni style yiwe nyine. Eske mu by'ukuri tuvugishije ukuri biriya bintu iwe biramufasha cyangwa abandi birabafasha? Nimba Pawulo yaragaza habwira abantu ngo umuntu navuga kuri ruga ntihagire wisobanura nawe aceceke, uwo mugarura muri aya makanisa yacu yamara akareba abantu ko baragira gutya, abandi ko baragira gutya, buriya yo kwandika inzandiko nyinshi.
biteye ubwoba nyine turi mu gihe cy'imperuka kandi de plus nyine nicyo abayobozi babereyeho na mon frère kanje nawe turabivuga nk'abantu basanzwe nta decision twabifataho ariko le concerne abo bishinzwe n'abayobozi b'amatorero bafashe ingamba ndakurahiye buzohinduka cyane buri wese akazazana kiwe urumva buri wese azazana kiwe bavuga ngo injana nsha yazanye indi style nsha bose bayigezaho n'imbyino zarahindutse urumva n'imbyino zarahindutse bagenda bahengama gutya bagira gutya bakagira amaguru bakaza so uko iminsi igenda ihinduka nyine style zagenda ihindura bahindure style nta nyigisho pepe none se uziga ubona ijambo ry'Imana ridatwara umwanya mutoya hari ikintu nigeze kubona ngenezaga mbona tukiri batoya twazaga turirimba ngiye nakuriye ruguru tukaririmba hagera igihe cy'ijambo tugasohoka tukumva nyine ko twe bitureba ni ukuririmba gusa ngo ijambo ngo bazaturambire ariko ubu nyine umuntu asigaye yumva akeneye kumva ijambo kuruta indirimbo ariko noneho ubu nyine nibwo ijambo ryagabanutse indirimbo banazikata ugasanga abantu bararakaye ngo bakase igihe cy'indirimbo urumva nawe mukagira amasaha 2 mu ikanisa ariko ijambo mukaza kuriha umwanya mugasubira mu ndirimbo yego ni nziza zirakabaho kandi twese ziradufasha ariko igihe cy'ijambo mugahereza umuntu umwanya washize kari akantu nako bazagasubiremo abapasitori ubundi turiya tuntu two kwikora mu ikanisa umuntu karekora utuntu karagira gutya ngo yazanya kandi kantu gashasha kurerekana iki kandi uzorebe akenshi iyo baba banakora biriya tuza tubarahanga gusa tukabareba ariko ntidufashwe umuntu ukaragira gutya akaboko nko wakubita inkonji abazi ko hari kamera yayo mureba kandi igitangaza ntawe bize bifasha hari umuntu bize bifasha ngo kurakubita abantu inkonji hari undi nigeze kubona afata intuza akazagira gutya mu bantu ahasirimba nko wabibarasa kufite imbunda nyine abantu gusa mukareba ariko nta muntu uzofasha habe n'Imana ntizoyifasha ngaho somiye commentaire umuvandimwe yanditse muzarebe amakanisa y'abazungu urebe discipline yabo hanyuma uje mu yacu urebe uko nyine mbese urebe uko bimeze ni ibintu bitandukanye cyane gusa nyine ga y'abazungu nabo tuba tubona ni nk'abanyantege kubera ko ariko by the way abantu bagomba gusubira ku nyigisho nyine za kera Claude rero reka nguha umwanya nimba hari ijambo wavuga dusoza igitaramo cyacu murakoze vrema kudutumira ni ukuganira kandi abantu baganira ibiriho ushobora kutabyumva kimwe n'abakurikira cyangwa se akaba muzumva kimwe nyine ariko icyangombwa ni uko abantu babana amahoro twahereye ikibazo cy'umuvandimwe wakuwe mu buzima tubona nyine ko ibibazo bagiranye n'umudamu we bitakemuwe mu buryo bwiza nimba wenda turamutse abantu babanye bubakanye ibibazo bizahoraho n'ibisanzwe tukiri muri iyi si ariko tuze tugenda tworoherane tugire kuganira nimba hari icyo utumvikana n'umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ufite abavandimwe ufite ba sobukwe ufite ba nyokorome ufite imiryango n'ikibereyeho imiryango se y'izina gusa no ntabwo igomba kugaragaza nyine akamaro kayo noneho ukabahamagara bakabagira inama
nta gitugu gikora ngo gisumbe ijosi. Mm. Byaramuka binaniranye wumva warananiwe Mm. ugasohoka, kuko tuba tuzi ko Mm. anytime Mm. isaha iyo ari yo yose byohinduka mugasubira kandi mugasubira cyane rwose. urumva. Ariko kugira ngo kuri ya decision yo kwica umuntu ikintu kitazahinduka, ikintu uza utagifite ko wagihindura, iyo ni erere uwo wakoze mu by'ukuri. So ubu ko turabuhereza abasigaye, bagiye kandi n'ejo bundi bizokongera kandi bikaba, kuko amakimbirane mu ngo aracyahari. So mu by'ukuri abantu bagende bihanganirane, nimba hari zo mutumvikana na mugenzi wawe, mufate inshuti, mufate abayobozi, mufate abapasiteri, mufate abavandimwe, mufate imiryango, ibagire inama, n'ibinanirana mutandukane mu mahoro rwose, nta kibazo kirimo, mutagezanyije muri polisi mu gihe cyo wica umuntu kubera ikibazo mutumvikanaho. uko ni ukuri. Naho ibindi byo ni ibisanzwe, twagiye tuvuga nabyo by'amakanisa, abafite ababishinzwe, abapasiteri bagenda babitekerezeho. Tuvugaga ibyo tubona, ntabwo tiduhimba, mu byo twavuze ngaho ntacyo twahimbye, twavuze ibiza bigaragara kandi cyagaragaye kiza kivuga. So ababishinzwe rero baramenya nimba koko ari ngombwa guhindura, bagenda bahindure, niba babona ko atari ngombwa, it's up to them. Murakoze cyane, mu by'ukuri mutanze inama nziza cyane kandi yumvikana. Ntawabwira abantu gutandukana, ntawabifavoriza, kwihanganirana nico cya mbere abantu bavuga. Kandi tugomba no kuza tunamenya ko abapartenere bacu, nimba ari umudamu, nimba ari umugabo, buri umwe wese agira intege nke ziwe, kandi muri izo ntege nke dufite inshingano zo kwihanganirana mu ntege nke zacu. Nimba ari intege nke ku mugore wanje, ninzihanganire. Nimba ari ku mugabo, niyihangane. Ariko nimba no kugeraho umuntu wenda yasabisha inama, kuko wari ubivuze, hamagara umuryango. Ushobora no kudahamagara n'umuryango, ariko dufite n'indi miryango tubarizwamo ariyo matorero yacu, kandi dukunda, kandi twubaha n'abashumba n'abapasitori. Hari nubwo tuhamagara n'umuryango, buri wese azagenda agira inshuti ziwe ziri ku mutima, mutanahura rwose. Yego, bagisha inama, babagira inama. Ariko nimba binananiranye, umuntu mwigeze gukundana, mugakundana, mugasezerana ko mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose, wenda noneho akarusho mukanabyarana, ariko basi higeze kubaho kubwira undi ngo ndagukunze, umusezerere mutandukana. Ariko ibintu zo kuja mu nkiko, kuja muri polisi, ngo hamagaye polisi, umuntu arafunzwe, bageze aho bahaguruka ngo yakoze ibi. Numvise kari akagore nyine kavuga ngo yabikoze ngo kugira ngo washaka umutekano, ufungira umuntu umutekano se, umuntu utari n'umusinzi, umuvandimwe w'umusirimu ntiyari umusinzi, ntiyageze arwana, ubundi umutekano se yaramubuje n'ubuhe. So muri rusange, nubwo wenda umuntu yaba ari n'uwo mutekano, ushobora kuwushakisha ariko utamushirishije muri prison, ko muri prison haba ibindi bibazo byaho. Rero nuko niko nabyumva. Ibindi bijanye na biriya by'imyizerere, abantu bazaba smart. Ikanisa nimba utemezanya nabyo, wenda wowe ufite iyawe imyizerere, risohoke ushake irijanye n'imyizerere yawe, kandi nimba ari ntaryo, ubwo nyine wowe uzoba wagize irindi hishurirwa. Kubita ingoma utangire iryawe, ubwirize ihishurirwa wagize, uzabona abayoboke. Ariko nyine no kuba mu itorero ukarigwaniramo, ugasanga ufitanyemo intambara, n'abayumbe nabo bazaba bakabagira.
ese ubundi nobana n'abapasitori b'abarozi jewe ndamutse mbonye ari abarozi iyo nsohotse aho kugira ngo nzambwira abantu ati kuriya muzamubona agapasiteri ni umurozi kumva bene iryo jambo si byiza ibyo najya abantu bazarireke ariko nyine hagati aho kubana neza ni ingenzi reka dusoreze ahangaha asante sana ndagushimiye muvande murakoze cyane naho wakoze rwose kwitaba wakoze kuri uyu mwanya uduhaye reka dushimire n'abakunzi bacu badukurikiye abatanze komenti n'ingaho muzi ukuri twabanye muri iki kiganiro mwakoze cyane bavande abazadukurikira rero namwe mukomeze murebe aho ngaho muhakande haba kuri Rio Talk 1 TV haba kuri Masepa 1 TV muhakande mudutere inkunga mutuzamure natwe tuzaje tubatumikira murakoze cyane mugire ibihe byiza Imana ikomeze ibarinde cyane